ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu mategeko utigeze ubwirwa, amategeko 20 y'abagabo agomba kugenderwaho. Tugiye kuyamanukira hamwe icyarimwe, ndagira ngo utege amatwi witonze, ariko mbere kurenga hano nturengane utarakora subscribe kuri I am the future. Ni William Future nk'ibisanzwe mbagezeho ibintu by'ubwenge. Itegeko rya mbere: ntuzigere usuzanya n'umuntu wicaye, ahubwo uzajya uhaguruka, kuko ibyo byerekana icyubahiro no kubaha umuntu, kandi bigagaciro umuntu muri gusuzanya, cyane cyane ukamwereka ko hari kandi umwishimiye. Rero ntuzigere usuzanya n'umuntu we wicaye, uzajya uhaguruka umuhereza ibiganza byombi, byerekana commitment na engagement, respect. Itegeko rya kabiri: uzarinda abari inyuma yawe, urinde n'abakwegereye. Kurinda abari inyuma yawe, ibyo bigaragaza ubupfura, kubaha ndetse no kurinda abari inyuma bisobanuye ngo uri kurinda umuryango wawe, inshuti zawe, abo mukorana mu ikipe. Kubaha abari iruhande rwawe byerekana guha agaciro no gubaha buri umwe wese ukwegereye, abari imbere ndetse n'ababandi muzahura. Icya gatatu: ntuzigere usuzugura ibiryo watekewe n'undi muntu wakwakiriye. Niba wakiriwe ahandi hantu, urugero uri umushyitsi, niba uri umugabo nyawe, niba uri n'umunyabwenge, ntuzigere ubasha gusuzugura ibyo biryo ngo utangire ubinenge. Ibyo byerekana ko urubashye kandi ubashye ko abo bantu bakwakiriye umunsi utabisuzuguye. Ariko umunsi uzabisuzugura, gusuzugura ibiryo watekewe n'abantu, ibyo bifatwa nk'aho ari agasuzuguro, ari ukudashima, cyane cyane iyo uwo muntu wakwakiriye akoze ibishoboka byose kugira ngo akwakire, ariko ukabinenga. Itegeko rya kane: niba umuntu aguhaye ikintu cyo kurya ari we wacyishyuye, cyangwa umuntu akaguhereza akantu muri busangireho ari we wakishyuye, ntuzigere ukamara, uzamusigira ke. Iri tegeko rivuze kubaha no gutekereza ku bandi bantu, ibasha kugaragaza yuko witaye ku bandi bantu kandi wubaha umusanzu abandi bantu babagize mu mibereho no mu mikorere yabo. Itegeko rya gatanu: ntuzigere wihutira gutanga ikintu mbere na mbere mu gihe muri kunegosiya n'abantu. Mu gihe uri kunegosiya n'abantu, uzajya ureka urundi ruhande rubanze kuba urwa mbere, kubanza gutanga igitekerezo no gutanga umusanzu cyangwa ikindi cyari cyo cyose, kugira ngo baguhereze aho nawe uhera, kugira ngo utaza guhumuka ukabasha gukora ibintu utabashije gutekerezaho. Itegeko rya gatandatu: ntuzigere ufata amashimwe y'ibikorwa utigeze ukora. Ibyo babyita ubupfura bwo kubasha kumenya ibikorwa by'abandi bantu bakoze, nabo bakabasha gushimirwa. Kubera ko gufata amashimwe y'ibintu utakoreye, ibyo bigaragaza kwisuzuguza no kwifuza iby'abandi, mu by'ukuri bimwe bishobora kuba byakangiza credibility yawe. Ujye umenya ubwenge, ntuzishimire kwakira credit y'ibintu utigeze ukorera. Icya karindwi: nukosa uzemera ikosa, kandi umuntu nakora neza uzamushimire. Ikosa ryawe kuba warimenya kandi ugatangira kwiga ndetse no gusobanukirwa umusanzu w'abandi bantu, ibyo bigaragaza kubaha ndetse n'icyizere ugaragaza. Ibyo byerekana ko umaze gukora kandi uri umuyobozi nyawe. Icya munani: niba utatumiwe, ntuzigere ujya aho hantu utatumiwe. Uzagire kubaha imipaka yawe, kubera ko kugutumira nirwo rufunguzo rubasha kugaragaza ko wahawe agaciro. Uzirinde situation nk'izo zitakwereka icyubahiro, uzubaha umuntu wagutumiye. Icya cyenda: intego yawe iteka uzajya uyibanza uyirebesha imbere yawe, iteka wumve ko ugomba kugana imbere. Uyu muzimizo ukora kuri scenarios nyinshi, navuga ngo ni mu bice byinshi ukoraho. Cyane cyane ugomba kumenya ko ibyo ukora byose n'imbaraga zawe zigana imbere, ntabwo usubira inyuma ibyo wakora byose. Itegeko rya 10: ntuzigere wingingira gukundwa n'urukundo. Kwiyubaha kwa mbere kugaragarira ahangaha,
niba umugabo nyawe wiyubaha ntuzigere wingingira gukundwa ngo usabirize kubahwa, kubera ko gushaka bene ibi bintu nk'ibi ngibi nta kindi kintu birangira bigushyizeho uretse kuba byagushyira munsi y'inkweto z'abandi bantu ugasigara usuzuguritse. Itegeko rya 11: mu buzima uzambare neza, utitaye aho waba ugiye hose, aho waba uri hose uzajya wambara neza, ugaragare neza, utambuka usa neza. Ibyo byerekana ko uriyubashye kandi wubashye n'abandi bantu. Ibyo binakuzanira confidence muri wowe, bigatuma utanga positive impression mu bantu, n'abandi bantu ubatera imbaraga zo gukora ndetse no kwiga gusa neza no kukugenderaho, ukabigisha isomo rikomeye cyane, kwizera. Itegeko rya 12: buri munsi uzajya uhora witwaje amafaranga, witeguye zimwe muri za situation ziza zidutunguye, cyane cyane nk'iyo habayemo akandi kabazo cyangwa utundi tuntu tugutunguye, kuko ibi byerekana ko uzi guteganya bimwe mu bintu bishobora kuba byaza imbere, ndetse uzi no gufata inshingano. Itegeko rya 13: uzumve uhakane, ariko mbere na mbere y'ibindi byose umuntu wese muzajya muvugana, niba uri umuntu w'umunyabwenge n'umuntu w'umugabo, uzajya urebana mu maso n'umuntu muri kuganira, ntuzajya uca ku ruhande, ujye umureba mu maso, kuko ibi bituma wumva neza kandi bikanaguhesha agaciro. Uzirinde kujya usubirikana cyane, ahubwo uzajya utega amatwi, niba ngombwa uhakanisha umutwe, ariko uzajya byibuze utega amatwi, kuko ibi bituma wumva neza kandi bikakwereka ko uwo muntu wamuhaye agaciro, uri n'umuntu mwiza wo gutega amatwi wo kumva. Itegeko rya 14: uzajya wifata mu kurakara, kuko ibyo wakora byose ugomba kumenya ko kurakara ni ukwangiza imbaraga zawe, uzangiriza ubusa. Nicyo kintu ugomba gushyira mu mutwe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko kwirinda kurakara no kugaragaza umujinya iba kenshi bikurinda gufata ya myanzuro uhubutse, bikakurinda kuba wakicuza gukora bimwe mu bikorwa byo guhubuka, ndetse bigatuma ubona n'imbaraga mu gihe wari uri muri environment mbi cyane. Uzirinde kurakara. Niba uri umuntu w'umugabo, umenye ukuntu utwara umujinya wawe mu gihe ugize. Icya 15: yewe waba uri gusangira n'abantu, waba uri kugira abandi bantu muri gusangira runaka, hari ibintu mbere na mbere ugomba kwirinda. Uzirinde gufata telefone yawe akaba ari uhugiramo mu mwanya munini imbere y'aba bantu, kubera ko gufata umwanya munini ukarebana n'abo bantu mu maso, ibyo bintu ni iby'agaciro, kuko byerekana icyubahiro kuruta uko waba usa nk'aho uhugiye muri telefone yawe utitaye kuri abo bantu. Yaba uri mu rugo, yaba bagusuye, uzirinde kuba uri kureba muri telefone yawe cyane, ahubwo urebane n'abo bantu mu maso. Byerekana ko wabahaye agaciro abo bantu muri kuvugana, ubitayeho. Ariko umunsi uko uri kureba muri telefone cyane, abo bantu bigaragara ko wabasuzuguye. Umugabo nyawe itegeko rizimukwiye kugenderaho, cyangwa se umunyabwenge nyawe ufite kuganira n'abantu utari kureba muri ibi bikoresho bindi biri digital. Itegeko rya 16: ntuzigere burya unywa ibintu by'ibiyoga ngo ni ukuri kwemeza abantu, cyangwa se uri kugira ngo ujye mu birori runaka uri kunywa amayoga usa nkaho uri kuza imbere y'abantu, kuko ibyo bintu nta kindi kintu bigaragaza, bikwerekana ko uri unprofessional mu byo ukora, kandi ikindi uri umuswa mu byo ukora. Iyo ugaragaza ubusinzi no gukora ibidakwiriye, ibyo bikuzanira kugushyira hasi y'abo bantu. Mwirinde ibyo bintu bishobora kuba byagutesha agaciro nk'umuntu w'umugabo. Umugabo nyawe ntabwo agaragaza ubusinzi, ntabwo ari wa mugabo ujya mu businzi. Binabaye byiza buryo uranazireka. 17: kugira porogaramu nziza mu buzima bwawe n'amasaha ugenderaho nk'umugabo. Ibyo byiza nibyo bizabasha kukugaragaza ko nanone uri umwe mu bantu bubahiriza igihe. Ikindi kintu, ugomba kuba umugabo nanone uzi gukoresha ururimi neza uvuga.
yaba ari Ikinyarwanda, yaba ari n'Icyongereza, yaba ari na France cyangwa se Swahili, ukirinda ya magambo asa nkaho arimo amasirenge menshi, kuko umugabo nyawe avuga ijambo ryumvikana kandi rinogeye abantu, atari ya magambo ateye isoni, atari ya magambo y'ibirara. Uvuga ijambo rizima ryumvikana mu bantu kugira ngo wumvwe. Uzirinde izi ndimi zindi n'izi mvugo zikunda gukoreshwa n'amabandi n'abandi bantu bameze gutyo, uvuge nk'umuntu w'umugabo. Aya ni amategeko agenga kuba umuntu w'umugabo cyangwa se kuba umuntu w'umunyabwenge. N'umugore yayumva yangaya yayagenderaho. 18. Uzajya ubaza cyane kuruta ibisubizo utanga, kubera ko ibi byerekana amatsiko ufitiye mu bandi bantu kuba uri kubabaza ibibazo byinshi, cyane cyane bikanubakana umubano hagati y'abo bantu. Ibyo bigaragaza ko uri umuntu wicisha bugufi kandi wifuza kumenya, cyane cyane iyo ubaza ibibazo by'ubwenge. 19. Nujya wumvikana n'umuntu mwamaze guhuza ku murongo umwe, uzajya umuhereza ikiganza kugira ngo umwereke ko aribwo mwumvikanye ku kiganza, asa nk'aho ari ikiganza kiri buze kubihamisha, kuko ibi ngibi bibasha kwerekana confidence, ubupfura, cyane cyane bikanerekana ko uwo muntu muri guhuza cyane. Ibiganza byanyu akaba ari byo mukunda gukoresha muri gusa nk'aho muri kwemeranya nk'aho gahunda zanyu ziciyemo. Aka ni akantu ugomba kwibuka mu buzima. Itegeko rya 20. Uzajya uvugana ubunyangamugayo, uvuge ibyo uvuga bari byo ukora, n'ibikorwa byawe bivuge ibyo umunwa wawe uvuga, kuko ubu bupfura n'ubunyangamugayo bwubaka icyizere, ndetse ubu ngubu nibwo bubasha kugaragaza kwa kuri ndetse na kwa guhozaho kwawe, byubakana umubano udasanzwe n'uko abantu bakomeza kukubaha. Wajya uvuga ijambo ryawe rikaba risobanuye ukuri, impuhwe no kurasa ku ntego, bigatuma ya magambo yawe uvuze abasha kubahwa, akabasha kwitabwaho. Niyo mpamvu rero mu byo uzakora byose mu buzima bwawe, aya mategeko nkubwiye uzajya uyagenderaho. Irindi tegeko rya 21, uzajya wubaha Imana. Umuntu w'umugabo nyawe iteka n'ahantu hose yaba ari yubaha Imana. Ntabwo ari wa mugabo usuzugura Imana cyangwa se ahari ngasuzugure ibyo Imana yamukoreye. Kugira ngo uhereze ubuzima bwawe agaciro n'abandi agaciro, ugomba kubaha Imana. Ujye umenya ubwenge, ntugende utarakora subscribe, kandi ujye muri komanteri ushyiremo 100%. Dukomeze nkugezeho ibindi bintu by'ubwenge ni buri munsi na William Future.